uwo musore ubwo yari arimo aransokoza imisatsi natangiye kugenda numva ibintu bye nyine birimo birankoraho. Urugero yaba arimo nko gusokoza hano gutya mu mugongo umva nkumva ibintu bye wagira ngo nyine yabishatse birimo biragenda binkoraho inyuma ku mugongo. Urumva yaba ari kunsokoza nka hano gutya mu mpande umva ikintu cye kikankora ku kuboko kikankora mu bitugu yakagira cyakajya imbere yanjye nyine nabonaga yahagaze pe. Niba yari yabishatse niba ari ubunini bwayo bisanzwe biri normal ntago mbizi. Nuko uko ibintu bye rero bikomeza kugenda binkoraho numva binkoraho natangiye kugenda mbura amahoro pe. Natangiye kugenda numva ngize irari ry'imibonano nagize irari ryinshi nanjye ubwanjye ntazi ahantu rivuye. Mbura amahoro mwabambwe ubwo nari ndaho muri salo mbura amahoro ntangira kugenda nisetsa mvuga ubugambo budasobanutse. Urumva ntangira kugenda nseka ubusa mvuga ibintu bitari kuri gahunda ndatuturikana icyokere kiranyica wese nuzura icyokere umva ndabishaka pe. Numva nshatse imibonano ku rwego nyine numvaga nanakisabira uwo musore wari urimo aransokoza kuko nyine niyo wari utumye numva mbikumbuye. Noneho akomeza kugenda nkozaho uruntu rwe mu mutima nkavuga se uyu mutipe ari kubikora bishaka ese arabizi neza ko ntaheruka kurongorwa bimeze biti. Ariko murabizi iby'abagore nabuze ahantu muhera kuko nyine narabishatse ku rwego numvaga pe namubwira niba bishoboka tureba ahantu duca unsayidire. Ariko nkavuga nti ndabiheraho imisabiro y'umuhungu koko ni umukwaferi wanjye niwe unsokoza niwe unsiga inzara n'ugira ute we ntiyanabitinyuka kabone nubwo yabishaka ndabimusaba bigenze biti. Ubwo muri ako kanya yakomeje kunsokoza umva ngiza mu mutima ndavuga nti ngiye kumwisabira ikiba kibe kuko ubwo numvaga meze nabi. Hari igihe irari rikwica nyine wakibuka yuko n'ubundi nugera mu rugo umugabo wawe nta kintu ari bukumarire mana ukumva nyine wabikora tu ukumvaho kugira ngo ubirishe umubiri wakemera ugasambana n'uburyo umugabo ikiba kikaba. Impamvu numvaga rero nasambana n'uwo mukwaferi ni iyihe? Mu by'ukuri n'abantu munkurikiye mu byumve njye ndubatse mfite umugabo mfite umwana umwe. Umugabo wanjye ni umuntu mana sunabibabwira gute ukunda akazi kuri rwa rwego umugabo agenda akaba yamara icyumweru ari mu kazi agataha nko kuwa gatandatu akaza ananiwe agahita aryama akirirwa aryamye nanamukoraho akambwira ati mbabarira ndyame nimbyuka igihe ndabyukira ndakurongora kandi uranyurwa mw'abantu mwe no kubyuka ngo arye bikamunanira. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni indaya ni iki ariko yaragiye neza umwanya we wose awuharira akazi ku buryo no kundongora nyine byagezeho biramunanira. Uzi yuko urumva ari ukuntu najyaga ntesha umutwe umugabo wanjye nyine mbona bikabije tumaze ukwezi cyangwa abiri nkamubwira ntese sheri nk'ubwo ubona ntagukumbuye wagiye wihangana ukandongora uko ushoboye ariko ukabikora. Umunsi w'umugabo wanjye yarandongoye rero mbaho inkuru muri ubwo buryo ari njye wamwisabiye kuko we yabaga yinaniriwe nta n'umutima wabyo yabaga afite. Uri ibintu byo kurongora bisaba kuba umuntu ari tayari. Umugabo wanjye ndabyibuka icyo gihe twarateguranye nk'uko bisanzwe ariko ukabona nyine ntabwo bimurimo gusigeza irahagarara. Umugabo wanjye byangiye hejuru ubwo yari arimo arabikora nshiduka umugabo yasinziriye gutya njye nagiye kumva numva yaguye ndavuga
ibi ni ibiki. Ngiye kumva numva umugabo ngo akubise umugono, nsanga umugabo yagiye agwa kawo arasinzira kandi mu by'ukuri atararangiza. Kuva uwo munsi iyo ugwa turi mu gikorwa ndetse agasinzira, nahise mvuga nti no mu mateka yanjye sinzigera nongera gukangura umugabo wanjye ku bw'iki gikorwa. Nahise mbyihurira nyine. Ubwo rero uwo munsi ubwo nari ndi muri iyo salo y'uwo mukwaferi yitwa Elize, umutipe yakomeje kugenda nkozaho urwo runtu rwe, umva bitacyukwa bidatinze, nkiyumva gusa inkozeho nkumva kariyo. Nahise mbishaka. Kubera iki? Nari maze igihe kinini nta bihe byiza ngirana n'umugabo wanjye, n'igihe byaherukaga byari bya bintu byo kwikiza nyine nk'umuhango kugira ngo witwe kuri umugabo, nabwo nabaga nahatirije. Ubwo rero ndaho ngaho muri iyo saro umutipe yinkorejeho mbura amahoro mw'abantu mwe, ko numvaga ari ninira gusa ntabwo nyine yari ihagaze gutya, ariko warabyumvaga ko ariyo. Ariko nawe ubanza uko yayinkozagaho yaragendaga irushaho guhagarara, kuko yagendaga nyine numva ikomera. Muri iyo saro harimo njyewe, harimo n'undi mugore uri hirya bari gukorera inzara. Dorirari ngo rirantogotamo we, ndashyuha natogota, numva ameze nk'umuntu wicaye nko ku isahani cyangwa ku ipanu. Icyokere kiranyica. Nyuma umutima urambwira ati isabire n'ubundi uyu muhungu ntabwo yagutinyuka. Nuko muri uwo mwanya ubwo nari ngiye kubimubwira, umutima undi urambwira ati ariko waba uhubutse, nyamara ubaye wihanganye byaza kugeraho bigashira, utiteje abantu. Umutima urambwira uti wabisaba uyu muhungu akakwangira, uri umugore w'umusirimu, uri umugore ufite amafaranga, ntiwaba usebye? Nihagazeho mw'abantu mwe. Ariko kumwe nyine ugenda wumva wavuga, ukagenda wumva wavuga, ariko nihagazeho ndahaguruka, ndishyura, ndasohoka. Naragiye ninjira mu modoka. Mw'abantu mwumve ngo nari natose, ikariso yose yari yatose, wagira ngo ni kumwe umugore ava kwinyarira, akinyarira no ku ikariso. Kandi pe kuba ari ugushyuha nyine bisanzwe, namwe murabyumva. Naratashye. Tugera mu masaha y'ikigoroba nka 9:00, ndataha. Ari mu minsi ya wikendi ntakoze, kuko nibwo nkoresha imisatsi, inzara, nibwo njya muri salo. Hari ku cyumweru nyine buracyari akazi ku wa mbere. Naratashye, ngeze mu rugo irari ryanga kundekura. Ngeze mu rugo ndakomeza ndashyuha, njya muri dushe ndakaraba, ibintu bimva mu mutwe. Buriya nicyo kibi rero cy'irari ry'abagore. Uriya umugabo ngo ukimwima nyine akagenda akagera hariya hirya bihita binarangira. Ariko twebwe ni ibintu bikwirirwamo, ukaguma wumva harimo harakamo umuriro. Byangumyemo rero, burinda bugoroba bigeze nka 12:00. Ndavuga nti rero mwene Suzana ikiba kibe, kuko narifashe nyine biranga. Nagiye kuri WhatsApp nandikira Elize, kubw'amahirwe nsanga umwana ari WhatsApp. Nyandika gutya mutabona ari online, ntamubaza nti Elize ufite abakiriya benshi se? Arambwira ati wapi, utabakiriya barangiye, turicaye, ibintu nk'ibyo. Ndangije ndamubwira nti rero ngiye kukubwira ibintu by'ubugoryi, ariko ntunseke. Nimba ari ikintu kigorana ni ukwisabira kurongorwa uri umugore. Ndamubwira nti ngiye kukubwira ibintu by'ubugoryi, banza umbwire ko utari bunseke. Elize ati mabuja, ati naguseka nte koko? Ndamubwira nti uzi yuko ubwo twari twicaye aho ngaho ibintu byawe byagendaga binkoraho mu mugongo,
nkumva ndabishatse, none nkaba numva na nyuma yo kugera mu rugo nabuze amahoro, ndabigenza nte? Nuko namwandikiye nk'umuntu umubaza icyo gukora. Elize n'imbwa ubuze ukuri yanyandikiye, yarambwiye ati mabuja nze muzimye se, nimba cyari kizi ko ndi kuburaga. Ndakibwira nti waba umfashije. Uwo mwanya umutipe yahise yohereza voice note, arambwira ati mabuja ati reka nkubwire, ati njye nta mikino ngira, ati iyo bigeze ku ikuma, ati njye nta mikino ngira, mbwira niba uri seri cyangwa kugira ngo ndebe mu mutwe, niba uri seri njye nakubwira uko twabigenza tugahura tukibomora ngo tukibomorera, ati wowe njye nahita nza kabisa tukareba uko tubigenza, ati kora ikigore cyiza se ko nta muntu utakwifuza. Ndangije rero maze kubona ko ari abaye seriye, namubwira ati nanjye ndi seriye, ahubwo twahurira hehe? Elize ati wansanga iwanjye. Amaze ntese iwawe ukunda umugore wubatse nakwitana n'abantu mu gipangu, ati reka reka ngemba mu nzu ya jyenyine, ati ni akazu yego gatoya ariko nibana mu gipangu cya jyenyine, ati ntawamenya iyo biva n'iyo bijya. Narahamubajije arahandangira, si ukubabeshya naravuze nti mana ngiye kubikora ikiba kibi n'ubundi nakihanganye, iyo nza kuba nzi yuko umugabo wanjye igihe ari buzire biragenda neza, ariko n'ubundi umugabo wanjye simubara mu bantu rwose banyemurira ikibazo cy'umubiri. Naritunganyije rero njya muri dushe ndakaraba, ndabanza ndacyogosha neza, ndavuga nti katazanyuzamo ijisho. Birangiye ndambara muhitamo agapantaro n'akagofero, ndambara n'agapfukamunwa, ndavuga nti ninahura n'umuntu nzi anshidikanyeho ntamenye. Ndangije ndagenda, mve ko nagiye na moto, nanze gutwara imodoka. Ngezeyo kuko umve ngo nta n'umuntu mwakubitanirayo, naragiye gutya umuhungu amakaribu ndinjira, mbona aba mu nzu ya wenyine ahantu hari sekirite. Arangije arambwira ati mabuja utuzi ko nari nzi ko ari burage? Ndamubwira nti hoya nari ndi seriye. Uwo mwanya umwana w'umuhungu yaranyegereye, gusa arambwira ati ariko mfite ubwoba, ati nubwo nihagazeho nyine ntabwo nakwanga njyewe, ati umugore wizanye ntabwo nakwanga imboga zizanye, ariko mfite ubwoba. Ati mabuja, nahise nza mpita ngafata, ni agatipe karamutse turasomana aho ngaho nyine iwe mu rugo, turasomana umwana n'ijya iminwa. Byari ibintu naherukaga kera kabisa nkiteretana n'umugabo wanjye, nyine tukiri muri bya bihe byo kurambagizanya, nibwo yansomaga nkumva kansumye abikuye ku mutima, nkumva nyine kanyitayeho. Twarasomanye ewana karahava, umuti gatangira kunkuramo imyenda yinkuramo. Amaze kuyinkuramo nanjye ngerageza kumukuramo, tugeza aho turambura, kuko urumva ntabwo nagombaga kuhatinda, buriya abantu bubatse ibintu byabo ntabwo bitinda cyane. Umuhungu amaze kunkuramo nanjye nkamukuramo, ko nasanze ayifitira iya nyayo ndende kabisa. Naravugaga nti nanjye narayibonye, ndavuga nti nta kuntu runo runtu rwari wowe ruri kunkoraho kuriya mu mugongo atari runini. Umuhungu yatangiye rero kuntegura, ankora ahantu hose, nanjye mukoraho. Nyuma ndamugana ariko nizere ko ufite agakingirizo ntabwo twakoreraho kandi nubatse, kuko nanone navugaga nti nagira ibirwara nzanira umugabo wanjye nk'imitezi cyangwa mu rugo cyangwa n'iyo sida. Ndavuga nti no. Umwana ati ko nzifite nyinshi ahubwo se twazimara, ariko yari afite bya bipuridanse we bya 500, bimwe yabyanditseho puridanse. Yararuzanye numva ntiyarukiramo, ariko nari meze nabi pe.
ku buryo ntari bujye kurindira ngo tujye kuzana inziza. Nuko umwana w'umuhungu rero yarandongoye, andongorera aho ngaho iwe igihe kingana nk'amasaha 2. sha umve ngo ibyo yarabinkoreye ndangiza nk'inshuro nk'eshanu. birangiye mu mutima ndavuga nti uyu mwana muhangahe, kuko ikintu cyose kinza mu mutwe nahise mvuga nti ndamuha amafaranga. uzi ko hari igihe umuntu aguha ibyishimo wumve ngo yarandongoye, ndavuga nti aya maturo y'umuhunga ndiye ndayagenderaho nk'umwaka wose ntarongera gushyukwa. sha nyine yanjimirije umuriro numva kandi ndanyuzwe. birangiye ngiye gutaha naramubwira numva nakugurira akantu kandi mbabarire ntukange. arambwira ati mabuja, ati ntabwo nakanga. namuhaye 150. umutipe ati reka reka, ati mabuja uzabaze njye ntabwo wanyishyura. nagize mugiye kuba nka 500 ngo bagafata. navuga nti n'ubundi nibyo nguhaye amafaranga ngo uwo gafata kuko ngiye kukwishyura, naguhereza nk'isambu cyangwa ikindi kintu. mbega umutipe ubizi. naritahiye, ngeze mu rugo turaganira WhatsApp, twumvikana yuko nyine rimwe mu byumweru 2 tuzajya tubonana, cyane ko nari nabonye we nta ribi. namubwira nti nzajya nza kukureba mu masaha ya nimugoroba unyitikurire, dore nabonye bishoboye. sha hari ukuntu rero utangira umuntu uzi ko ari ugusambana gusa bikarangiriraho nta kindi kintu kibyihishe inyuma. ariko ubwo twagiye turongorana mw'abantu twisanze mu rukundo, ntabwo ari njyewe njyenyine, nawe ni uko nguko. kano kanya tumaze umwaka dukundana mu ibanga, nta wundi muntu ubizi, tunarongora. ariko ni ukuvuga ngo aho bigeze ndambiwe kujya mbikora nihishe, ndambiwe kujya ndongorwa nihishe, ndambiwe kujya ndongorwa n'undi muntu. byarangiye burundu nanze umugabo wanjye gutya, ndamwanga ku buryo niyo agiye muri misiyo mba numva atataha. kubera iki? n'ubundi arataza nyicisha irari, nta kintu ari bumarire. ikindi kandi n'urukundo nari mufitiye nyine rwaragiye. buriya utagirana ibihe byiza n'umugabo wawe ni ukuri urukundo ruragenda. urukundo ni ikintu gisaba mukiteho, ni nk'ururabo rukeneye kuhirirwa buri munsi, mukarumenaho amazi, mukarurinda izuba, mukarugaburira. ubwo rero ibyo byose njyewe byahagaze hagati yanjye n'umugabo. ni ukuvuga umugabo iyo atashye ni ukubonana n'umwana, ni ukuryama. njyewe nyine njye nawe ibyacu byararangiye, ubona ko ahari nawe atakinkunda. urara igihe rero umuntu ukavuga wenda ari bize, akaba ananyitayeho, mba mbona atanyitayeho ku buryo mu mutima wanjye